bari gukorera amafaranga ukabona bahinduranya imodoka buri munsi, ukibaza uti se ntibaba bagikuzimu nk'uko bajya babivuga? Nyamara ntumenye aho amafaranga ari kuva. YouTube rumwe mu mbuga zikurikirwa cyane nyuma ya Google, aho ushobora gukorera amadolari menshi kandi mu buryo bworoshye. Muri iyi video tugiye kukwereka uko watangira umushinga wo gukorera amafaranga kuri uru rubuga kandi ntibikwicira akazi wari usanzwe ukora, by'umwihariko wowe w'umunyeshuri cyangwa urubyiruko muri rusange, nk'uko tuzabibereka muri video zizakurikira. Uburyo butandatu wakoresha kugira ngo utabura amafaranga yo kwifashisha kandi ukaniteza imbere mu gihe gito. Reka nkusabe uve mu byo urimo, wongere volume, ubundi dutangire gutya. Twinjiye mu isi ya tekinoloji, aho ushobora gukorera akayabo ukoresheje ikoranabuhanga. Burya ngo ubwenge buke burushya amaguru. Uyu munsi umuntu winjiza amafaranga menshi ku rubuga rwa YouTube ni Jimmy Donaldson, uzwi nka Mr Beast. Ashobora kwinjiza arenga miliyoni 55 z'amadolari y'Amerika. Aya ni akayabo mu mafaranga y'u Rwanda, kuko ni miliyari zirenga 60 mu manyarwanda buri mwaka niyo uyu mugabo yinjiza. Buri mwaka kandi YouTube yishyura miliyoni nyinshi zibarirwa mu magana abashyira ibihangano byabo kuri uru rubuga bazwi nk'aba content creator. YouTube ni rwo rubuga rukurikirwa cyane nyuma ya Google, aho buri munsi ku rubuga rwa YouTube tureba video amasaha arenga billion. Rero bitewe n'ikoreshwa cyane ry'uru rubuga, hari uburyo bwinshi abarukoresha bashobora kurubyazamo umusaruro bakinjiza amafaranga atari make. Tudatinze rero tugiye kurebera hamwe uburyo bwizewe wakoreramo amafaranga kuri uru rubuga, nawe rugatangira kuguhemba, cyane ko ari nta gishoro bigusaba, ni ubuntu rwose. Uri kumwe nanjye Brown, muhawe ikaze. Nkwibutsa, niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube cyangwa utarakanda subscribe, banza uyikande, ukande n'inzogera kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro byacu byiza nk'ibi byakwigisha byinshi mu buzima. Uburyo bwa mbere bwo gukorera amafaranga kuri YouTube bwitwa Google AdSense cyangwa YouTube Channel Monetization. Ubu ni bwo buryo bwa mbere bwizewe kandi bukoreshwa n'abantu benshi. Ibi biba bisobanuye ko ubuhaye Google uburenganzira bwo kuzajya itambutsa ubutumwa bwamamazwa, advertisement mu mashusho cyangwa video zawe. Dore icyo bisaba kugira ngo utangire guhembwa na YouTube muri ubu buryo. Icyambere, YouTube channel yawe nibura igomba kuba ifite abantu biyandikishije kuyikurikira, ari byo twita subscribers, nibura bari hejuru y'1000. Ikindi nanone gikenewe ni ukuba nibura mu mezi 12 atambutse video zawe zararebwa amasaha ari hejuru y'4,000. Ni ukuvuga mu mezi 12 ubaze usubira inyuma uhereye igihe ugiye kubisabira. Aya masaha angana n'iminsi 165. Kandi ikindi gikenerwa nuko mu mashusho yawe cyangwa ibyo ushyira kuri channel yawe nta bihangano by'ibyiganano biba birimo, kuko YouTube ibikeneye ibihangano by'umwimerere, original content. Bivuze ko kuri YouTube yawe uramutse ushyizeho nk'indirimbo y'abandi, nubwo yagira views akayabo, nta gihembo wabona. Nyuma yo kuzuza ibisabwa byose, hakurikiraho gusaba guhembwa na YouTube. Dore uko bikorwa. Ujya ku rubuga rwa youtubestudio.com mu gihe uri gukoresha website cyangwa mudasobwa. Waba uri gukoresha telefone, ugashaka application yitwa YouTube Studio, ubundi ugakanda ku kantu kameze nk'idolari. Kuri website habanditseho monetization. Ikintu cya mbere ukora ni ukwemeza amabwiriza n'amategeko bigenga iyi porogaramu yo guhembwa na YouTube, izwi nka YouTube Partner Program Terms and Condition. Ukabyemeza, cyangwa se nanone biba bimeze nko gusinyana amasezerano na YouTube, ukabyemeza muri make. Intambwe ya kabiri ni ugushyiraho account uzajya uhemberwaho amafaranga, izwi nka Google AdSense. AdSense ni gahunda ya Google. Iyi ifasha kwishyura abafite za website na za YouTube channel, icishaho ibyamamazwa.
iyo ugeze aha utayifite urayifungura, ari nabyo biba bishobora gufata umwanya munini. Bishobora kugufata umwanya munini, akenshi uri hagati y'iminsi 7 cyangwa ibyumweru 2 cyangwa kuzamuraho gato bitewe n'impamvu zitandukanye. Vuba aha nzabereka nuko wafungura iyi account ya Google AdSense ku buryo bworoshye. Akaba ariyo mpamvu nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye uhita ubona ibiganiro byacu byiza nk'ibi muri ubu buryo bworoshye. Nyuma yuko AdSense yawe yemewe, noneho ushobora kuyihuza na YouTube channel yawe. Gusa ariko Google ibikeneye kumenya niba koko amafaranga azajya kugeraho mu buryo bwa nyabwo. Niyo mpamvu hakorwa icyitwa verification, aho Google ikoherereza imibare 6 ku iposita ukorana naryo, ubundi ukagenda ukayifata ukerekwa naho uyishyira unyuze muri YouTube studio yawe. Wabirangiza ugakomeza ushyiramo uburyo bwo kwishyurwa, aho ushobora guhitamo kuzajya wishyurwa hakoreshejwe banke, electronics funds transfer nka PayPal n'ibindi. Ibi byose iyo birangije monetization dushaka twavuga ko ibirangiye. Igikurikiraho ni ugukora cyane, aho uzajya uhembwa noneho hakurikijwe views 1000 ugira ku mavideo yawe. Gukora monetization ubuhaye uburenganzira Google kuzajya icisha ibyamamazwa advertisement kuri YouTube channel yawe. Uba kandi wemeje ko nta bihangano by'abandi ufite cyangwa uzakoresha. Uba wemeje neza koko ko wumva amategeko ya Google agenga uburyo bwo kwamamaza ndetse n'ay'umuryango mugari wa YouTube Community Guidelines. YouTube mu guhemba ikoresha uburyo bwitwa cost per mille, mu mpine bisobanurwa nka CPM, aho ishingira ku kureba inshuro 1000. Rero kuri buri video inshuro 1000 amashusho yawe arebwe, abamamaza hari amafaranga bishyura YouTube, ndetse kuri aya mafaranga abamamaza baba bishyuye YouTube wowe ugenerwa agera kuri 55% byayo, naho YouTube igatwara 45%. Hakiyongeraho imisoro imwe n'imwe uba ushobora kwishyura. Birangiye ushobora kwishyurwa hagati y'amadolari 2 ndetse n'amadolari 4. Mu mafaranga y'u Rwanda ni hagati y'amafaranga 2000 n'ibihumbi 5 birenga kuri buri views 1000 ubonye. Gusa ariko amafaranga ubona kuri buri views 1000 abashobora kuba make cyangwa akaba menshi kurushaho, kuko abashobora no kugera ku mafaranga 200 y'u Rwanda kuri buri views 1000, kimwe nuko yarenga ibihumbi 5 twavuze haruguru mu mafaranga y'u Rwanda kuri buri views 1000. Aho ushobora guhembwa kandi kuri buri views 1000 ubonye bishobora guterwa n'ubwoko bwa YouTube channel yawe, igihe abantu bamara bareba amashusho yawe, uko bareba ibyamamazwa, aho bareba amashusho baherereye n'ibindi byinshi bitandukanye tuzagarukaho mu bindi biganiro. Rero abantu bahembwa na YouTube muri ubu buryo babona umushahara wabo hagati y'itariki 21 na 26 za buri kwezi. Umuntu ubona amafaranga menshi muri ubu buryo ku isi ni umunyamerika witwa Jimmy Donaldson, uzwi cyane nka Mr Beast, kuko abona asaga miliyoni 50 z'amadolari buri mwaka. Ubundi buryo bwitwa affiliate marketing, nabwo bugezweho, burakunzwe kandi burinjiza. Ni uburyo bwo kwamamaza ibicuruzwa by'ibindi bigo by'ubucuruzi, aho ufata link y'igicuruzwa ukayishyira muri description ya video yawe, byagurwa ugahabwa komisiyo. Uguze wese uciye kuri iyo link ugahabwa 10% yayo yishyuye. Urugero, niba umukiriya aguze telefone y'amadolari 100 aciye kuri iyo link, uhabwaho amadolari 10. Aya ni amafaranga arenga ibihumbi 10 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibaza abantu 10 babashije kugura banyuze kuri iyo link, birumvikana wabona amafaranga atari make. Urubuga ruzwi cyane kuri iyi gahunda twavuga nka amazon.com. Ushobora gusura uru rubuga ugafata link y'igicuruzwa runaka ukayishyira muri description yawe, maze ukayaploadinga
cyagurwa ugahabwa iyi komisiyo. Ubundi buryo tuzabuganiraho mu biganiro bizakurikira. Gusa niba ukunda inshuti yawe wayisangiza iyi video kugira ngo nawe asobanukirwe abe yatangira urugendo rwe mu gukorera amafaranga kuri murandasi. Hari icyo wifuza kutubwira kuri iyi video wakitwandikira muri comment. Kandi nanone niba wakunze iyi video waduha like. Ndabashimiye, nitwa Brown, naho ubutaha.